Mwaka wa 2025 urasiga Kigali irimo imirimo y'ibikorwa remezo bizahindura umujyi mu yindi sura. Ibikorwa remezo cyane cyane imihanda idasanzwe, yaba ari imihanda yo mu butaka cyangwa se ica mu butaka ndetse n'imihanda yo hejuru. Uyu munsi wo tugiye kuvugaho mu wa Giporoso ugera Masaka, kuko hano nk'uko bisanzwe ni kuri wa muyoboro rukumbi kugezaho updates z'ibikorwa remezo n'imishinga minini y'ubwubatsi dusanga hano mu Rwanda. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri Decent NDC, wakora subscribe nimba utarayikora, ndetse kandi wakora like kuri ino video, share nabyo ntacyo bitwaye, kuko uyu ni wo mwanya ubundi dukomeze twibanire. Uko bwije nuko bukeye ni ku mujyi wa Kigali ukomeza kuvugururwa. Uko usize ibintu bimeze uyu munsi, mu yindi minsi mike uraza wahagera wagaruka aho wavuye ugasanga impinduka zigeze kure, cyangwa se ukabona byinshi utari usanzwe umenyereye aho hantu. Urugero twaguha ni muri Rond-Point cyangwa se roundabout. Yarimo ishusho y'umugore uri kumwe n'umwana imbere ya Kigali Heights cyangwa se iruhande rwa Radisson Blu Hotel hano kuri Convention Center cyangwa se hano kuri House ari KBC. Ino Rond-Point hasanzwe imenyerewe, dore ko muri no minsi mikuru abantu bagiye kuhifotoreza bitewe n'uburyo hari harimbishijwe. Ubu rero kuri no saha turi kuvugana cyangwa se turi kora iki kiganiro nuko ino Rond-Point yakuweho, hagiye kuvugwa cyangwa se ari kubakwa, hari gutunganywa havugururwa, dore ko makuru dafite gihamya nuko bikuvugwa ko haba hari gutegurirwa cyangwa se hari gutunganywa kugira ngo kubera shampiyona y'isi y'amagare igiye kubera mu Rwanda muri uno mwaka wa 2025. Nkuko muri kwibona murabona ko imirimo irimbanyije. Ubwo muri video iheruka twavuze ku mihanda yo hejuru ndetse n'iyo mu butaka, tunnels ndetse na flyovers, bridges igiye kubakwa muri 2025 no mwaka dutangiye. Izuba ku masangano atandukanye mu mujyi wa Kigali, yaba ari Sonatube, ku Gishushu ndetse no kwa Rando. Hari watubajije etse mu Giporoso hateganyirizwa iki, ko muri kuvuga byinshi bitandukanye masangano atandukanye muri Kigali, ho bimeze gute ko naho haba ambutiyage cyangwa se haba umurongo munini w'ibinyabiziga, ndetse ukabona bigoranye kuba abantu bahambuka, ndetse na feruje ukabona ko nta kinini zitanga. Ese byo byaba bimeze gute? Uyu munsi rero nibyo tugiye kuvugaho. Ubuyobozi bwa RTDA, ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubwikorezi, cyatangaje ko mu kwezi kwa 4 2025 ari bw'imirimo yo kubaka ndetse no kuvugurura umuhanda uva Prince House uca mu Giporoso ukagera i Masaka. Imirimo igomba gutangira, ubwo turavuga imirimo yo kubaka ndetse n'imirimo yo kuvugurura umuhanda usanzwe, mu buryo bwo kuvugura cyangwa se gutunganya imigendekere ndetse n'imikoreshereze y'uno muhanda, dore ko byari bibangamye cyangwa se byari bigoranye. Uyu muhanda ureshya n'ibirometero bigera ku 10. Biteganyijwe ko uyu muhanda uzubakwa mu buryo bubiri butandukanye, aho harimo igice kireshya na kilometero 1.2 kizubakwa nk'umuhanda wo hejuru cyangwa se flyover bridge, ya mihanda ibiciye hejuru niyo twavuze mu masangano atandukanye, cyangwa se izubakwa ku Gishushu. Uzubakwa hejuru ngo twatubivuze, kazubakwa hejuru y'umuhanda usanzwe uva kuri Prince House, kuri nzu ya Prince House ugana cyangwa se ukagera ku ahazwe nko ku Cyamitsingi. Kuri ano masangano ku Cyamitsingi aho hariho hashamikiye umuhanda ukomeza ujya mu burasirazuba cyangwa se umanuka ujya za 12 ndetse n'ukomeza ujya i Kanombe. Aha niho uno muhanda wo hejuru cyangwa se no flyover izabigarukiye, uva kuri Prince House ukagera hano ku Cyamitsingi. Naho ibindi birometero bisigaye ubwo ni ukuva hano ku Cyamitsingi ugera i Masaka, ho hateganyijwe kubakwa umuhanda aho uzavugururwa cyangwa se hazavugururwa uno muhanda usanzwe, dore ko wari usanzwe cyangwa se uhari ari w'ibisate bibiri, umuhanda w'ibisate bibiri cyangwa se 2 lanes, uzagirwa ibisate 4 cyangwa se 4 lanes, dore ko hano hahoraga ambutiyage kuva mu gitondo kugera ku mugoroba cyangwa se kugera masaha y'ijoro. Kuva hano ku Murindi ugera hano ku Cyamitsingi hahora hari ambutiyage, hari ibinyabiziga byinshi. Rero mu buryo bwo gukemura icyo kibazo nibwo bazashyiraho ibisate 4. Ubwo ni ibisate 2 bigenda n'ibindi bisate 2 biza. Iki ni kimwe rero mu bisubizo bizakemura icyo kibazo. Imirimo yo kubaka uyu muhanda ntibiratangazwa cyangwa se ntaramenyekana amafaranga bizatwara, bitewe nuko bikiri mu cyiciro cyangwa se muri procedure yo gutanga amasoko. Igihe amasoko yabaranje gutangwa hamenyekanye uzawubaka, nibwo hazamenyekana amafaranga cyangwa se budget uno muhanda uzatwara.
Gusa kuko uno mushinga umaze igihe kinini cyangwa se abantu benshi bari bawutegereje, muri 2019 nibwo leta y'u Rwanda ndetse na leta y'Ubushinwa byasinye amasezerano afite agaciro ka miliyoni 42.8 z'amadolari, hafi asaga miliyari 54 z'amanyarwanda, aho aya masezerano yarashingiye cyangwa se yaragendeye ku kuvugurura umuhanda turimo kuvuga uva Prince House ugera i Masaka, aho yaragambiriye cyangwa se yaragambiriye gutera inkunga ndetse no gutanga amafaranga yo kugira ngo uno muhanda ubashe kuvugururwa worohereze ubugenderane cyangwa se ubwikorezi mu mujyi wa Kigali muri rusange, dore ko iki gice ari igice gicamo urujya n'uruza bitewe n'igice cy'inganda, dore ko kuri uyu muhanda ariho dusanga amarembo yinjira muri Kigali Free Zone, ahangaha cyangwa se Economic Zone. Aha hari inganda nyinshi zitandukanye hano zikora ibikorwa byinshi bitandukanye by'ubucuruzi, byerekana agaciro uno muhanda ufite, ndetse kandi kuri uno muhanda niho dusanga ibikorwa bitandukanye, yaba ari no parike ya Nyandungu ndetse n'icyambu kidakora ku nyanja cyubatse i Masaka, bigaragaza ubucuruzi cyangwa se urujya n'uruza rw'amakamyo ndetse n'abaturage baba batashye mu ngo zabo, dore ko uno muhanda ujya mu makaritsiye atandukanye, yaba ari za Masaka, za Muyumbu, za Kabuga, za Rusororo na hirya no hino hose, bituma uno muhanda uba sirishare cyangwa se ugendamo abantu benshi. Ibyo byose rero bikaba ari bitera ambutiyage cyangwa se bitera kuba uno muhanda ugaragaramo umuvundo, noneho byagera hano ku Giporoso bikaba ibindi. Bityo uyu muhanda mu gihe uzaba ushyizwe mu bikorwa cyangwa se uzaba wubatswe, ukazaba ari kimwe mu bisubizo uno mujyi wa Kigali wari utegereje kizaba kizigiye. Uyu muhanda ni umwe mu bikorwa remezo, umwe mu mishinga minini bitandukanye bigiye gutangira kubakwa muri 2025, dore ko ibikorwa byinshi byo cyangwa se imishinga ihari myinshi itandukanye, kandi ubona ko ije guhindura isura ndetse n'ubwiza nk'uko igihugu cyacu gikomeje kwiyubaka, gikomeje gukataza mu iterambere mu bice bitandukanye bijyana no kubaka ibikorwa remezo bitandukanye mu bice bitandukanye by'igihugu. Ibyo byose rero turi kugenda tubategura liste cyangwa se tubategura urutonde rw'ibi bikorwa remezo bitandukanye. Wowe icyo usabwa ni ukomeza kubana natwe kugira ngo igihe tuzarutangaza cyangwa se tuzashyira ahagaragara bizabashe kugeraho uri mu ba mbere. Niba utarakora subscribe, uyu ni wo mwanya kugira ngo twameze twibanire, wayikora kandi niba ukanda like, share kuri iyi video kugira ngo bigere ku nshuti ndetse n'abavandimwe, kandi ufite igitekerezo wacyandika muri comment yacu ifunguye, kandi igihe cyose twiteguye kumva ibyo tubwiye, ibyo dushoboye tukabikora, ubundi tukomeza tukabana nawe tukugezaho update, tuguha amakuru atandukanye ku mishinga minini y'ubwubatsi, ibindi byose turi kubategura naho butaha. Bye bye, ciao ciao.